Tubahaye ikaze ku Ibendera TV. Turagarutse mu gace kacu twahariye ubuhamya ku Ibendera TV. Niba uri kutwumva tugusabiye umugisha mwinshi, Imana ikugirire neza. Hari abantu bafite inyota ntibigeze babona na rimwe imirasire y'izuba, nyamara bene abo ngabo ntibakeneye ibintu byinshi. Agatonyanga k'ijambo rimwe ryawe gusa karahagije kugira ngo bene abo ngabo babeho. Ijambo ryawe rihumuriza umutima n'ubuzima kuri abo ngabo. Wowe twumva uyu munsi watanga ubuzima, haracyariho ubuzima. Twatekereje ko ari ngombwa kugarura icyizere cy'ubuzima mu bantu. Umunsi twabonaga ko basigaye bajya kwiyahura, bitakarije icyizere. Hari ikibazo rero niba ibintu bimeze gutyo. Iyo tubagezaho ubuhamya tuba twifuza ko bubigisha, bukaturemamo ibyiringiro, tugakomeza urugendo rwo kubaho, kuko uko tubayeho nubwo bikomeye ariko hari ababayeho nkatwe kandi ubu babayeho neza cyane. Natwe ejo cyangwa ejo bundi ubuzima bwahinduka tukabaho neza. Uyu munsi tugiye gukurikira ubuhamya bwa Esiteri wahuye no kugeragezwa mu gakiza no mu rusengero. Uyu mukobwa yarabonye ibikomeye. Nitwa na Cretine Rushwa, aha ni ku Ibendera TV. Ikaze. Zirana za televiziyo zikuzanira ama-interview adasobanutse ngo harimo ibishegu n'ibindi byose. Sezera ibyo byose kuko Ibendera TV iyi ni isakazamashusho, ikaba televiziyo ikorera kuri YouTube ikuzanira ibiganiro byose bishoboka. Ibendera TV, nyaruka udasanga abandi bamaze kugerayo bakagutanga iby'ubwenge, ibiganiro hirya no hino, abahanzi ndetse na comedy, ibiganiro ama-interview ndetse kandi uragera usanga n'ijambo ry'Imana. Ibyo byose nukugerayo gusa andikamo Ibendera TV maze ukore subscribe, like na comment, ukomeze unezezwe na byinshi bashyiraho kuri Ibendera TV. Ibendera TV, ihuriro ry'ibiganiro by'ubwenge, abanyamakuru bujuje ubumenyi. Tubahaye ikaze nanone mu buhamya bw'uyu munsi ni ku Ibendera TV. Esiteri yari umukobwa wari wariyeguriye Imana mu buryo bukomeye ndetse ari n'umuririmbyi. Ababyeyi be nabo bari abayobozi b'itorero rya Gikristo. Yari umukobwa ufite ubuhamya bwiza, yatinyaga Imana akanayubaha, ndetse ntiyari yarigeze akubagana na rimwe mu byaha by'ubusambanyi. Umugoroba umwe habayeho igitaramo cya korali ku rusengero rwabo, kigeza mu masaha ya 8 z'igitondo, bituma Esiteri nawe ataha bwije cyane. Hageze hafi y'iwabo aterwa n'abagizi ba nabi. Umwe muri bo amufata ku ngufu ndetse amwambura Bibiliya ye. Yagize agahinda kenshi kenda kumwica, ariheba, arakarira Imana bikomeye. Yajyaga yibaza impamvu Imana yemeye ko ibintu nk'ibyo bimubaho kandi yaravuye mu masengesho. Byajyaga bigeraho uyu mukobwa akiheba, akigunga mu bibazo byinshi, akibaza agira ati, kubera iki kuko Mana? Nakoze iki kugira ngo abe ari njye ibi bibaho? Mana, ntiwibuka ko nari naragambiriye ko umuntu wa mbere uzamenya ubwambure bwanjye azaba ari umugabo wanjye, nabwo ku munsi w'ubukwe? Esiteri yari yaranze ubuzima ndetse byageze naho bumubera bubi cyane, atekereza kujya kwiyahura gusa ntiyabikora. Tugarutse inyuma gato, ubwo ibyo byamubagaho, ageze mu rugo nta kintu yigeze abwira ababyeyi be, ahubwo yahisemo kubihisha abigira ibanga. Yari afite isoni nyinshi ndetse n'umubabaro wendaga kumuturitsa umutima kubera ibyo bintu atari yarigeze atekereza ko byamubaho na rimwe. Hashize amezi make atangira kugira isesemi, atangira kuruka. Nta kindi yakoze, yahise yihutira kujya kwa muganga. Bamaze kumukorera ibizamini bitandukanye, muganga yamumenyesheje ko atwite. Yari inkuru mbi mu matwi ye.
yari inkuru idashimishije habe na gato. N'amarira menshi yibajije ikibazo kigira kiti mbigire nte ko ntashobora kuyikuramo. Wowe dukurikiye ushobora kuba uri muri ubu buzima, ariko humura, ubuzima buracyariho kandi kugera kuri siko gupfa. Esiteri yari afite agahinda kenshi, arira cyane, ahitamo kujya kubibwira umubyeyi umwe ku rusengero iwabo. Yafashe inzira ajya kuri uwo mubyeyi amutura agahinda yari afite, kuko yumvaga hari icyo uyu mubyeyi yamufasha. Wa mubyeyi ngo amare kumva ayo makuru yose nk'uko Esiteri yayamuganirije, ararakara cyane, yanga kwemera ko ibyo Esiteri avuga ari ukuri. Uyu mubyeyi azamuka mu burakari agira ati urabeshya, waguye mu cyaha cy'ubusambanyi n'umwe mu basore bo ku rusengero, none uri kwanga kuvugisha ukuri. Ati iyo biba gufatwa ku ngufu wari kuba warahise ubivuga. Ati kuki ubivuze nyuma y'igihe kingana giki? Ati mujye mugabanya amanyanga mu nzu y'Imana. Ati ahubwo dore icyo ngiye gukora byose ngiye kubibwira pasiteri n'ababyeyi bawe, gutyo baragushyira inyuma y'itorero. Wa mubyeyi koko yihutiye kujya gushaka pasiteri n'ababyeyi ba Esiteri, bose bamaganira kure Esiteri. Umwana w'umukobwa aba igicibwa gutyo. Wowe utwumva urahita wumva neza igikomere uyu mwana w'umukobwa Esiteri yagize. Nyamara mu ijambo rimwe, nta hantu habi Imana itakura umuntu, nk'uko nta hantu heza Imana itageza umuntu. Ababyeyi be bakomeje kuvugira kuri Esiteri bagira bati uwasambanye n'umwe muri ba basore bo ku rusengero, mutwereke, udukojeje isoni, udukuyeho icyubahiro twari dufite. Esiteri ararira cyane ati ariko Mana, ni ukubera iki ibi byose bimbayeho urebera? Kuki mbaye igishungero? Bamushyize inyuma y'itorero, ahagarara kuririmba mu rusengero, yicaraga ku ntebe y'inyuma. Abo basenganaga bose bamutunga intoki, abandi bamujyanira inzara, mbese ibihe bimubera bibi cyane. Uyu mukobwa yahuye n'isi, ahura n'icyitwa umuntu, ariko rimwe na rimwe ikitakwishe kikugira ukomeye. Bitekerezeho kabiri, ari wowe bibayeho. Ababyeyi be batari bakihanganiye icyo gisebo, baramwirukanye mu rugo. Kubw'amahirwe umubyeyi umwe wo ku rusengero amugirira impuhwe, aramwakira, aramucumbikira. Esiteri ntiyaretse gusenga, yarakomeje ndetse arushaho kwegera Imana cyane. Yinjira cyane mu bihe byo gusenga, abaza Imana impamvu y'ibyo byose. Amezi 9 ashize yabyaye umwana w'umuhungu. Ababyeyi bamwe b'abanyempuhwe bo ku rusengero rwabo baramufashije, bamugurira ibyangombwa by'umwana, akajya ajya ku rusengero ahetse kakana. Hashize imyaka 3 habaho igiterane kidasanzwe cy'ivugabutumwa muri ako gace Esiteri yari arimo, maze akijyamo nk'abandi bose, agenda ajyanye n'umwana we w'imyaka 3 bajya gusenga. Benshi bahagurutse bihana, abandi batanga ubuhamya. Umwe mu bahagurutse kubwiriza aratangira atanga ubuhamya agira ati ngewe mureba ndi imbere yanyu, nari igisambo, ndi n'umujura, nafataga abakobwa ku ngufu, ndetse n'iyi Bibiliya mfite mu ntoki ni y'umwe mubona afashe ku ngufu. Ijoro rimwe ntashye nafashe umukobwa ku ngufu, mwambura Bibiliya ye, ngeze mu rugo nyibumbuye ngwa ku mirongo yari iciye mu turongo, iransinda, nuko ndihana. Uko niko nemeye Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye, mwakira nk'umwami wanjye w'ubugingo bwanjye. Natangiye kujya mu rusengero, aho niho naboneye umuhamagaro wari uri ku buzima bwanjye. None dore ubu ndi umuvugabutumwa. Ubwo nibwo buhamya bwanjye, bene data munkurikiye uyu munsi. Abantu bari bafashijwe cyane n'ubwo buhamya. Esiteri nawe yari aho mu bantu benshi cyane, abasha kumenya wa mugabo wamufashe ku ngufu. Atangira gushaka inzira mu bantu, yiruka agana kuri podiyumu, ariko protokole imubera inzitizi. Akomeza agusaba kumugeraho kugeza ubwo wa mukozi w'Imana yabwiye abo bari bari muri protokole ngo nibamureke azamuke kuri podiyumu amusange.
Esiteri amaze kuzamuka kuri podiyumu ari kumwe n'umuhungu we w'imyaka 3, yabwiye wa mukozi w'Imana ati, mpa Bibiliya yanjye wakira umwana wawe, imbuto yo kumfata ku ngufu. Ninjye wafashe ku ngufu cya gihe nijoro. Umuvugabutumwa agwa hasi yubamye, ahita asaba imbabazi mu ruhame. Abakozi b'Imana bari aho barabegera barabasengera. Uwo mukozi w'Imana utari wagashatse yahise amubaza niba yemera kumubera umufasha. Muri make barashakanye, none ubu bazenguruka isi bavuga ubutumwa bwiza, batanga n'ubuhamya bw'ibyababayeho, benshi bagakizwa abakakira Yesu nk'umwami n'umukiza kubera bo. Imana yabahaye umugisha, baratunga baratunganirwa, mbese babaho neza. Imana ibagomororera imigisha. Babandi bamubeshyeraga gusambana akaza kubeshya ku rusengero bakorwa n'isoni, aba ari bo bamuhindukirira bamusaba imbabazi. Imana yambuye Esiteri umwambaro w'isoni, imuha icyubahiro, imwibagiza imibabaro iyo yose. Ubuhamya bwa Esiteri abusoza agira inama abantu ko buriya ibyo Imana ikora byose biba ari byiza, kandi ko nta kintu na kimwe kibaho gitunguye Imana. Esiteri abwira abantu ko kugera kure atari ko gupfa. Abwira abantu kandi ko mu gihe umwuka wa nyuma ukikurimo uba ugifite igishoro cyo kubaho kandi ukabaho neza. Agira ati, hari ibyo yemera ko bitugeraho kugira ngo yiheshe icyubahiro. Imana yacu ni Imana. Twese tuzi ubuhamya bwa Lazaro dusanga muri Bibiliya, Yohana 11 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 44, aho ku murongo wa 4 handitse ngo Yesu abyumvishe aravuga ngo iyo ndwara si iyo kumwica, ahubwo ni iyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Nawe ibyo uri kunyuramo uyu munsi si ibyo kukwica, ahubwo no kugira ngo umunsi umwe uzahimbaza Imana. Aha niho ubuhamya bw'uyu mukobwa Esiteri burangirira, aho kugeza ubu ngubu ari kuzenguruka isi yose abwiriza ubutumwa, abantu benshi bakakira umwami n'umukiza kubera we n'ibyamubayeho. Reka mbashimire mwe mwari kumwe natwe mu buhamya bw'uyu munsi ku Ibendera TV. Niba wumva hari aho ubu buhamya bugukoze, ubusangiza abandi. Turakwibutsa kandi ko ari ngombwa gukora like na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV kugira ngo ibyo dukora ujye ubibona uri uwa mbere. Ushobora no kuduha igitekerezo cyawe unyuze kuri nimero igendanwa 0718080740. Njyewe na Liana Cretine Hirushwa mbifurije gukomeza kumererwa neza. Imana ikomeze kubishimira. Naho ubutaha.